Destiny Hope Silas uzwi nka Miley Cyrus yavutse ku tariki ya 23 Gushyingo 1992 avukira i Franklin muri Tennessee. Kuri Trisha Tisha na Jamie Ray umuririmbyi w'injyana ya country music. Miley Cyrus ababyeyi be bashyingiranwe nyuma y'umwaka umwe avutse. Cyrus yavukanye indwara idasanzwe ya cataradia idasanzwe, indwara itera gutera kudasanzwe ku mutima nkuko tubikesha amavomo atandukanye nka Wikipedia, biography.com, time.com n'ahandi. Tugwaye ikaze kuri chaîne yacu aho tugiye kwibanda ku buzima butandukanye bw'icyamamare cy'umukobwa cy'umuhanzi w'umunyamerika bita Miley Cyrus wamamaye mu njyana nyinshi zitandukanye ndetse uzwiho kwambara ubusa kurenza abandi bose. Niba uri mushya ibuka kwanda subscribe ni kuri buto y'umutuku ukanda no kunzogera ujye ubana natwe 5 kuri 5. Izina yavukanye Destiny Hope ryagaragaje ko ababyeyi be bizeraga ko azakora ibintu bikomeye. Ababyeyi be bamuhaye akabyiniro ka Miley, nyuma baza guhindura bamwita Miley kubera ko yakundaga kumwenyura akiri muto, no kuvuga akiri uruhinja. Muri 2008 yahinduye izina rye mu buryo bwemewe n'amategeko yitwa Miley Cyrus. Iri zina rye ryo hagati riha icyubahiro sekuru umunyapolitike w'umudemokrate wo bita Ronald Ray Cross ukomoka muri leta ya Kentucky. Ni mu gihe yabyawe muri batisimu n'umuririmbyi w'icyamamare witwa Dolly Parton wanagize uruhare runini mu rugendo rwe rwa muzika. Aba birengagije inama y'ikigo gitunganya indirimbo se yakoragamo nacyo. Ababyeyi be ba Miley Cyrus bashingiranwe bwihishwa ku tariki ya 28 Ukuboza 1993 amaze umwaka avutse. Babyaranye abandi bana babiri, umuhungu bita Bryson n'umukobwa witwa Noah. Kuva muri mimerere ibanje nyina yabyaye abandi bana babiri, Blind na Trace. Ni mu gihe umuhungu wa mbere wa se wa Christopher Cady yavutse muri Mata 1992 arirwa na nyina Christine Rackley muri Caroline y'Amajyepfo. Abavandimwe ba Cyrus bose bakora mu myidagaduro. Trace ni umuririmbyi n'umucuranzi wa gitari wo mu tsinda rya Metro Station. Noah ni umukinnyi wa filime kandi na Bryson ni umunyamideli, abaririmbyi n'abanditsi b'indirimbo. Brand yahoze ari ubucuruzi bwimbitse ikora injyana ya idol rock yitwa Frank Del ndetse na DJ wabigize umwuga. Umuryango wa Cyrus ukaba ufite ibikingi bingana na hegitari 500 hanze y'umujyi wa Nashville no muri leta ya Tennessee. Cyrus yize mu ishuri ribanza rya Heritage mu ntara ya Wilson. Igihe umuryango we wabaga muri Tennessee, igihe yatoranwaga kuzakina muri filime yitwa Hannah Montana, umuryango wimukiye i Los Angeles aho yahawe amasomo atandukanye yo gukina filime ndetse akanigishwa n'abari mu bigenga bo muri filime ya mbere yagombaga kugaragaramo. Yakuriye mu muryango w'abakirisitu, abatirizwa mu rusengero rw'abatisita rwo mu majyepfo yo bimukiyemo i Hollywood muri 2005. Yakundaga kujya mu rusengero mu gihe yari arimo gukura. Muri 2001 igihe Cyrus yari afite imyaka 8 we n'umuryango we bimukiye i Toronto muri Canada, ubwo se yari arimo gufata amashusho ya filime y'uruhererekane yo bita DOC. Nyuma Miley Cyrus yajyanye n'umukobwa we Miley Cyrus mu nzu ya sinema yitwa Lori Alexandra kureba filime yitwa Mamma Mia yakozwe na Sienkiewicz muri 2001. Maze Cyrus afata se ukuboko aramubwira ati, iki nicyo nshaka kuzakora papa, ndashaka kuzaba umukinnyi wa film. Ntibyatinze kandi muri 2003 Cyrus yagaragaye bwa mbere muri filime yakorwaga na se yitwa DOC twabwiye haruguru, akina ari umukobwa wita Kyla. Yahawe amashimwe kandi muri filime yitwa Big Fish ya Tim Burton, akina no mu yitwa Lotia.
kuva ubwo yagerageje gukina mu zindi nka Shark Boy and Lava Girl. Nubwo yari umwe muri aba babiri bageze kuri final mu majonjora bazakinwamo, yahisemo gukina muri filime yiswe iyo bita Hannah Montana, yatumye aba icyamamare ku isi hose akiri muto. Nyina yafashe inshingano zo kuba manager wa Miley, maze ahora aharanira ishaka no gushaka ikipe izamufasha nk'umukobwa we kuba icyamamare cyangwa se kuba yagira ku mwuga we. Cyrus yashyigikiwe n'uwo bita Mitro Shegana n'uwo bita Gohoste, umuyobozi w'ishami ry'urubyiruko muri Kani Birmingham. Escom na Sevin na Dokken uwo bita Costly ukunze gushimwa no kuvumbura Cyrus kandi yagize uruhare runini mu gutuma atoranwa mu gukina muri filime yitwa Hannah Montana. Nyuma yaje gusinya mu tsinda rya Sonny Miley wo mu tsinda rya Mori Management Group ngo rizite ku mwuga we mu muryango wa muzika. Uyu yaramuyoboyeho na nyina wo muri batisimu wo bita Dolly Parton. Cyrus yakoreshejwe ikizamini cyo kuzakina muri filime y'uruhererekane yitwa Hannah Montana. Yacaga kuri televiziyo yitwa Designer Channel ifite imyaka 11 gusa. Yagombaga gukina ari inshuti magara y'umukinnyi w'imena, ariko birangira ari we uhawe kuzakina role y'umukinnyi w'imena, nubwo byabanje kwanga kubera ko yarakiri mutoya. Yaje gutorwa nk'umukinnyi w'imena kubera ubushobozi yari afite bwo gukina no kuririmba kandi anakina neza. Iyi filime yerekanwe bwa mbere muri 2006 imbere y'imbaga y'abantu kuri Designer Channel. Bidatinze iza mu ya mbere muri filime zari zikunzwe icyo gihe. Gukundwa kw'iyi filime kwatumye Cyrus akundwa cyane n'abana b'ingimbi ndetse ahabwa n'igihembo cya Teen Choice Award. Muri Nzeri 2006 yazengurukanye n'abakobwa bo mu tsinda rya Tethan Girl nka Hannah Montana akora indirimbo zumvikanaga muri season ya mbere y'iyi filime. Uruta Designer Record yasohoye indirimbo zitirirwa imico ya Hannah Montana muri iyi filime nk'umukobwa cyangwa se nk'umukobwa wari ugezweho muri uwo mwaka. Iyi ndirimbo yakunzwe cyane, inagurishwa bikomeye ku buryo yaje no kusonga rya Billboard 100 muri Amerika. Yagurishaga kopi zirenga miliyoni 5 ku isi, hamwe no gusohora soundtracks z'indirimbo zumvikanaga muri filime. Cyrus yabaye umukinnyi wa mbere wakoraga ibyo bita Walter Designer wabigize amasezerano ajyanye na filime z'uruhererekane, filime zirangira, kwamamaza ndetse n'umuziki. Miley Cyrus kandi yagaragaye no mu zindi filime zitandukanye nk'iyo bita The Last Song 2010, iyo bita Lori 2012, So Undercover 2012. Miley kandi The Movement iyi ngiyi yagaragayemo muri 2013, The Night Before 2015, Avere Miley Christmas yagaragayemo 2015, Crescent Sixth Sense yagaragayemo 2006 na Christian of the Crux volume ya 2 ayigaragaramo 2017. Uyu muhanzi kandi kubera ibigwi bye byinshi yagize album n'indirimbo ze zakunzwe. Muri album ze zakunzwe twavugamo nk'iyo bita Break Out, The Time Our Lives ndetse na Can't Be Made. Album ye ya kabiri yiswe Breakout yamamaye cyane muri 2008, igera ku songa rya album za pop umwaka wakurikiyeho asohoye Time Out Our Lives iriho indirimbo nka Party in USA na The Look When I Look at You. Iyo ya mbere yabaye imwe mu ndirimbo z'ibihe byose uyu muhanzi zamuhiriye kugeza na n'ubu, aho imaze kugurishwa kopi zirenga miliyoni 5.38 kandi ikabona umwanya w'indirimbo zagurishijwe cyane z'ibihe byose.
uyu muhanzi wari ukiri muto yakurikiranwe iyo nsinzi asohora n'indi album nshya muri 2010 yise Can't Be Made. Indirimbo nka We Can't Stop, Break Ball, Benzos ntizizibagirana. Cyrus yashatse kwitandukanya na Hannah Montana wari ukiri mutoya, yogoshaga umutsatsi asigarana mugufi, atangira kwambara imyambaro atazwiho, ariko nta muntu ushobora kubaho yari yiteguye kugera cyangwa se ushobora kuba yarateye intambwe ngo amenye aho yari yiteguye kugera uyu mukobwa wari ukiri muto. Ubwo hatangwaga ibihembo bya MTV Video Music Award MVMS muri Kanama 2013, Miley Cyrus yatunguye abari aho asubiramo indirimbo ye We Can't Stop, aho yagiye ku rubyiniro asa nk'uwambaye ubusa neza no mu ndirimbo ye yitwa Break Ball. Benshi batunguye n'imyifatire y'umwana w'umukobwa wari ukiri muto, ariko ibi bintu byatumye yiyerekana cyangwa se bituma album yitaga Benzos yasohotse mu mwaka wa 2013 igurishwa cyane. Hagati aho indirimbo yitwa Break Ball yabaye indirimbo ya mbere mu njyana ya pop muri Amerika, ndetse imuhesha ibihembo bya video y'umwaka yitwa VMA 2014. Mire muri uyu mwaka wa 2014 ku myaka 22 y'amavuko, Miley Cyrus n'umwe mu bantu bato bagaragaye ku rutonde rw'ibinyamakuru nka Time 100 bavuga ari kijyana ku isi, rwahuriweho n'abandi bahanzi nka Beyonce, Carol Underwood na Pharrell Williams. Muri 2005 yasohoye album ye yise Miley Cyrus Had Death Page itarakunzwe cyane, iza gusohora indi yise Young Now muri 2007 yari iriho indirimbo yitwa Malibu yagaragaje kugaruka kwe kwiza. Album ye ya karindwi yabanje gusohora icyiciro cya mbere, yasohora icyiciro cya mbere kizwiho mu ndirimbo esheshatu yitwa She Is Coming zakurikiwe no muri Gicurasi mu mwaka ushize wa 2009 n'indirimbo nka Mother's Daughter akurikizaho iyo bita muri Kanama yitwa Side Away, mbere yo gukorana na Ariana Grande na Lana Del Rey aho bise We Can't Call Me Angel. Cyrus kandi yavuzweho mu rukundo n'umuhanzi bita Mickey Jonas wo mu tsinda rya Jonas Brothers muri 2007, akundana n'abandi nk'umunyamideli Justin Castro, umukinnyi wa filime Casta Genes, kugeza muri Kamena 2012. Aho nyuma y'iyo myaka itatu bari kumwe, Cyrus yatangaje ko agiye kubana n'umukinnyi wa filime bita Liam Hemsworth waje gutandukana muri 2013, bakaza kongera kwiyunga bagashingiranwa ku tariki ya 23 Ukuboza 2018 mbere yo kongera gutandukana nyuma y'uwo mwaka ushize. Mu gusoza twavuga ko uyu muhanzi kuri ubu afite imyaka 28 mu gihe amaze mu myidagaduro gutwara ibihembo bitandukanye byibuze bigera kuri 50. Ngayo nguko ayo niyo mateka ya Miley Cyrus twe tubafitiye. Niba uri mushya ibuka gukanda subscribe, uduha igitekerezo, like, share na comment, ubundi tuzabane ubutaha. Ciao.